Afande Fred yari yicaye kuri iryo buye nuko Adui aturutse hakurya hariya aho nakweretse mu muhanda wa kaburimbo nuko arahaguruka yavuze ko ati Adui yamekuja nicyo yavuze. Hanyuma intambara yatangiye nuko atubonye Adui yatubonye hano ku musozi yarashe ayo masasu make nakubwiye rimwe niryo ryafashe Leta Afande Fred nkano mu gahanga. Umuntu ajya kurwana yiteguye gupfa cyangwa gukira kuko ari twarwaniraga ngo dutahe nabo batahe iwabo ngo bo kuzahera mu mahanga. Fred Gisa Rwigema yavutse ku itariki ya 10 Mata mu 1957 avukira mu gace kitwa mu Kiranzi ahoze ari muri Perefegitura ya Gitarama mu majyepfo y'u Rwanda. Muri iyi nkuru y'ubuzima bwa Fred Gisa Rwigema muraza kumva amajwi nakuye muri documentary zitandukanye zivuga ku buzima n'ibigwi bye. Mu mwaka w'1960 Fred Gisa Rwigema we n'ababyeyi be bahungiye mu gihugu cya Uganda bajya mu nkambi ya Shungerezi mu karere ka Ankore nyuma y'ubugizi bwa nabi no kumenesha abatutsi nk'igice kimwe cy'abanyarwanda mu cy'ubutegetsi bw'icyo gihe bwise impinduramatwara yo muri 59. Ni impinduramatwara yabanzirijwe n'urupfu rw'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa n'ihirikwa ry'ingoma ya murumuna we Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Aho twari dutuye hariya hitwa mu Kiranzi niho Fred Rwigema yavukiye, naho kuri iyo nzu n'urutoki n'inturusu. Ariko aha hose ni isambu yacu uko ngana, hari family nini, ariko ngira ngo aho navuga yavukiye gusa kubwe ni hariya aho izo nturusu ntoya ziri bitari cyane, bitari ibyo hakurya hagati aho ngaho. Duhunga afite imyaka 3, turahunga tujya mu bisambu turaramo. Mfite inda y'uyu mukobwa ariko undi yaracutse, Fred yarapfucutse. Mu gitondo turahunga bashenye amazu duhunga ubwo inka barazitwara, nta nka twahungaye. Turagenda tujya ahantu naberetseho misiyoni yo Kamonyi ngira ngo mwahabonye. Mfite Fred ari umwana w'imyaka 3, mfite inda y'amezi 3 ariko nanjye ntabizi. Tugeze mu misiyoni Kimonyo baramufunga, kumujyana kumufunga bamujyana ahantu ku Kibuye baramufunga. Natwe duhungira ahantu hitwa Ikigembe, twamara umwaka Kimonyo afunze. Azize mbese babyo bavuga politiki zuko bavaga ngo batutse mu gihugu ko bari bameze. Noneho ubwo afunguwe tukomeza gushaka kugira ngo tujye mu mahanga. N'abandi benshi ariko baragiye, ariko twe twasigaye ahantu nkaho bataratera turasigara. Nyuma Kimonyo afunguwe ubwo Fred yari umwana utabizi. Nyuma aje abantu baduteranyiriza amafaranga, dushaka imodoka iradupakira turahunga. Tugeze ku mupaka wa Uganda, twaje mu modoka y'i Kigali. Tugeze ku mupaka wa Uganda tubona amabasi abarizo zidutwara zitujyana Shungerezi. Aha mu buhungiro muri Uganda umuryango wa Fred Gisa wagowe n'ubuzima. Kugira ngo batangire ubuzima bushya bari bafite amahitamo 3. Amahitamo ya mbere kwari gukora ubuhinzi batari barigeze bakoraho mbere kuko bo bari aborozi. Amahitamo ya kabiri kwari gushaka akazi ko kuragira inka z'aborozi b'Abagande bagahembwa amafaranga. Andi mahitamo ya gatatu byari kuzenguruka hariyo hose muri Uganda bashakisha uwabaha akazi. Fred Gisa Rwigema yahise atangira amashuri abanza ayarangiza mu 1972. Kuva mu bwana bwe Fred Gisa Rwigema ntiyumvaga neza impamvu ituma ababyeyi be n'umuryango we muri rusange barahunze, ndetse yahoraga nabaza impamvu badataha ngo bajye kuba iwabo mu Rwanda bave mu buhunzi. Ariko bakamubwira ko mu Rwanda bitoroshye
kuko n'abashatse gutahuka bahuye n'akaga gakomeye. Se yamaze gupfa yarabimbazaga cyane, ati ubu utekereza ko mama tuzasubira mu Rwanda? Amuhakanije ntabwo mbizi, wenda hari igihe wenda abantu bazasubirayo. Ati se nk'ubu dukuze tugatekereza kugira ngo dutahe, mwebwe musanga byabanezeza mukiriho tugatahana? Nanjye nkamusubiza ndetse ubu mwabishobora mwebwe? Ati dukuze nkanjye nkuze nkaba mfite n'abandi, wenda twagira inama ariko tugashaka gutaha iwacu ngo natwe tumenye iwacu, namwe mwakumva bibashimishije. Avuga nti mubishoboye mukabikora byaba ari byiza, natwe tukazataha iwacu nkatwe bakuru. Aho mu buzima bw'ubuhunzi kandi niho Fred Gisa Rwigema yahuriye na Paul Kagame, ubu ni perezida w'u Rwanda. I first got to know the late Major General Fred Gisa in 1963 when we met in one of the refugee camps in Uganda where we were both living as refugees. That was at first time in Ukuri, in a place called Amushinja. Namenye bwa mbere nyakwigendera Major General Fred Rwigema mu 1963 ubwo twahuriraga muri imwe mu nkambi y'impunzi, aho twese twabaga nk'impunzi muri Ukuri ahitwa Shungerezi. Hanyuma dukurira hamwe muri iyo nkambi, nyuma twimukira muri Toro mu yindi nkambi yitwa Gahunge hafi y'ibiro by'akarere ka Kamwingi. Bityo muri iyo myaka yose dukurira hamwe, dutangirira hamwe amashuri abanza. Gusa twaje gutandukana ubwo najyaga mu mashuri yisumbuye Itare muri Mbarara, wajya muri Mbarara High School, ariko mu mashuri abanza ntitwigaga mu myaka imwe kuko kubera ibibazo bitandukanye nko kubura amafaranga y'ishuri byatumaga hari imyaka utiga ntubashe gukomeza amasomo. Iyo niyo mpamvu tutigaga mu myaka imwe, gusa namwigaga imbere ho gato. So that's how we had a difference I was a bit ahead of him. Aho mu nkambi ya Gahunge so Fred Gisa yitabye Imana, bityo bigora nyina kwita ku bana be wenyine. Ubwo yigaga mu mashuri abanza, Fred Gisa Rwigema yahuye n'abandi bana b'Abanyarwanda nabo bari impunzi, baba inshuti z'akadasohoka. Usibye kandi kugira inshuti z'Abanyarwanda, Fred Gisa ngo aho yize hose yanahakuraga inshuti nyinshi z'Abagande. Umwe muri bo bahuriye mu ishuri ryisumbuye rya Mbarara ni Brigadier Shefari, wari inshuti ikomeye ya Fred Gisa. Bombi bagakunda no gusoma amateka y'intambara z'ubwigenge muri Afurika. Hari igitabo yibuka we na Fred basomye mbere yo gufata icyemezo cyo gusanga abarwanyi ba Museveni muri Tanzania. We developed friendship with the late Rwigema as early as 1974 when he had joined the Mbarara High School with me, and we were both sort of recruits because we had joined the school, so we were being teased together. When I was having always interest in politics, and when we became friends, I started to keep on discussing with him. Nabaye inshuti ya nyakwigendera Rwigema mu 1974 ubwo twese twari tuje kwiga mu ishuri rya Mbarara. Ngewe ubundi nakundaga ibintu bya politiki. Nyuma tubaye inshuti tukajya tuganira kuri politiki, nyuma tukajya no mu isomero tugasoma ibitabo bijyanye n'intambara zo kubohora ibihugu, tugasoma n'ibisigo. Kuko ndibuka mbere yuko tujya muri Tanzania na Mozambique, hari igisigo twari twarasomye cyari mu gitabo cyitwa When the Bullet Begin to Flower. Iki gitabo cyerekanaga ko impamvu yo kubohora igihugu bitari ukugendera ku gushaka kwawe, ahubwo bigendera ku kuvuga ngo igihugu gikeneye iki. Ibi rero nibyo byatumye tugira ishyaka, dufata icyemezo tujya mu ntambara y'impinduramatwara. It is not what you want or what I want, but what the nation wants. And through this we developed confidence to live and go to join the revolution. Umwarimu wigishaga mu ishuri ryisumbuye rya Mbarara yibuka imyitwarire ya Fred Gisa na Shefari mbere yuko berekeza muri Tanzania gusanga Museveni mu ishyamba. I recall one incident
when he used to move with another man who is Chef Ali, and by name now is called Museveni. By then he was Museveni. And one time they approached one of the teachers, Mr. Ben Wakatogoro. They said they wanted to address members of staff. And the man, he wondered what these young men wanted to tell the members of staff. So he approached us in the staff at break time. He said, I have young men who would like to talk to you. So, well, the members of staff said, okay, if they have anything, tell us. Let's admit them in the staff room. So these young men, that is Gisa. Ndibuka ikibazo kimwe kigeze kuba ubwo yari kumwe n'umuntu bakundaga kugendana witwaga Shefari. Umunsi umwe begereye umwarimu umwe witwa Mr. Bin Rwakatogoro, baramubwira bati dushaka kuvugana n'ubuyobozi bw'ikigo, hari icyo dushaka kubabwira, ariko ntitwumvaga uburyo abana b'abasore nk'abo bashaka ubuyobozi, gusa turavuga tutoke mufite icyo mushaka kutubwira, nuko turabemerera ngo batangira kuvuga. Ariko icyo gihe hari hamaze iminsi witwa Mao Zedong mu Bushinwa apfuye. Abo basore baraza baravuga ngo isi buze umuntu ukomeye warwaniraga ukwishyira ukizana mu Bushinwa. Batangira no kuvuga ku mpinduramatwara yo mu Bufaransa, bavuga ko mu Bufaransa abantu bari barakandamijwe, bati twebwe abagande dutegereje iki, kubera iki tudahaguruka ngo turwanye Amin. Hanyuma batangiye kuvuga gutyo tugira ubwoba, kubera ko icyo gihe habaga hari maneko ahantu hose, yaba mu buyobozi bw'ishuri cyangwa no mu banyeshuri. Nuko tugira ubwoba kubera ibyo bavuze, nuko dusohoka twiruka. Abo basore tubasigaho, nyuma nabo barasohoka. Ku munsi wakurikiye nibwo twumvise ngo bavuye mu ishuri. Scared of what we are saying, we ran away from the staff room and we left those young men there. And after we had left, they also went out. And the following day, we heard they had left the school. Fred Gisa n'inshuti ye Shefari bari berekeje muri Tanzania. Muri iki gihugu niho hatorezwaga abarwanyi benshi bashakaga kubohora ibihugu byabo. Fred Gisa yahise yinjira mu barwanyi bitwaga Fronasa, Front for National Salvation, zari inyeshyamba ziyobowe na Yoweri Museveni. General Sari Musare wari inshuti ya Fred Rwigema aribuka ubuzima bwaho muri Tanzania. Twahuriye muri Tanzania, icyo gihe nari mfite imyaka 16, we ndibuka yari afite 18. Twamenyanye kubera ko nitwe twari bato mu itsinda twarimo. Ubwo kuva icyo gihe twabaye nk'abavandimwe. Just like brothers. Aho i Dar es Salaam muri Tanzania niho Fred Gisa Rwigema yahuriye bwa mbere na Yoweri Museveni mu gihe cy'imyitozo yabateguraga kuzajya kurwanya abakoloni muri Mozambique. Perezida Museveni ati Rwigema, I think I first met him in 1976. Fred Gisa Rwigema twahuye mu 1976. Icyo gihe twinjizaga mu gisirikare abasore baturuka muri Uganda twitegura kujya muri Mozambique. Rwigema rero yaje mu itsinda ry'abasore twakuye mu ishuri ryisumbuye rya Mbarara. Mu mpera z'umwaka w'1976, Fred Gisa Rwigema yafashe inzira yerekeza muri Mozambique, yinjira mu barwanyi ba Frelimo. Izi zikaba zari inyeshyamba zaharaniraga kuvana Mozambique mu maboko y'abakoloni b'Abanyaportugal. Nyuma y'igihe tutari kumwe namenye amakuru nyakuye kuri nyina. Ubwo twari tugarutse mu rugo mu biruhuko, nyina arambwira ngo Fred yarabuze. Ntibari bazi aho aherereye, muri make hari inkuru z'uko ashobora kuba yarapfuye, kubera ko nta muntu yabwiye, nanjye ubwanjye ntiyambwiye, kubera ko icyo gihe ntabwo twabashaga guhura. Hashize igihe kinini nta muntu n'umwe uzi aho aherereye. Inshuti ya Fred Gisa, Shefari, baniganye, ati icyo gihe umuryango wo mubura twari twibereye muri Mozambique. Most of the time we stayed in Mozambique. Akenshi twabaga turi muri Mozambique, mu gace ka Mutinge mu ntara ya Cabo Delgado. Mu ntangiriro ntabwo ubuzima bwari bworoshye, kubera ko nta biryo bihagije twari dufite. Sinzi niba cyari bimwe mu bigize imyitozo,
ariko cyatumye turushaho kuba umuryango. Gusa ubuzima muri rusange bwari bwiza kubera ko twahabwaga imyitozo ihagije dufite icyizere. Umuhate wa Fred Gisa wo gushaka kubohora Abanyarwanda n'abandi Banyafurika muri rusange warakomeje nyuma yo kuva muri Mozambique. Mu 1979 Rwigema yinjiye mu barwanyi ba Uganda National Liberation Army bafatanya n'ingabo za Tanzania gufata Kampala, bahirika ubutegetsi bwa Idi Amin Dada wahise anahunga igihugu muri Mata mu 1979. Aha naho akaba yarahakuye ubunararibonye bw'imirwanire. Nyuma Fred Gisa Rwigema yaje no kwifatanya n'abarwanyi ba Museveni bari mu mutwe wa National Resistance Army NRA, aho barwanaga mu buryo bwa kinyeshyamba bitaga Uganda Bush War, bwari bugamije guhirika ubutegetsi bwa Milton Obote. Bamaze gufata Uganda, Fred Gisa Rwigema yongeye kugira amahirwe yo guhura na nyina. Icyo gihe kandi nibwo Fred Gisa Rwigema yarwanye bwa mbere ari kumwe n'abaje kuba abasirikare bakuru ba FPR Inkotanyi barimo Paul Kagame. 1985 we were together when mu 1985 twari kumwe ubwo abasirikare bavaga Ruwero Terayango berekeza ku musozi wa Rwenzori. Icyo nicyo gihe kindi twongeye kuba turi mu bikorwa bimwe. Ubwo icyo gihe cyo kugenda mu misozi turwana mu bice bitandukanye, wabonaga ko yari umusirikare mwiza uyobora abandi neza ku rugamba mu bitero twagendaga tugaba n'igihe twageragaho mu misozi. Nyuma y'uko igisirikare cya NRA gifashe ubutegetsi muri Uganda mu 1986, Rwigema yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti rya Major General. Fred Gisa Major General. Ibi birori byo kuzamurwa mu ntera kwa Fred Gisa na bagenzi be byari byanitabiriwe n'uwari perezida w'u Rwanda icyo gihe Juvenal Habyarimana. Muri icyo gihe kandi Fred Gisa Rwigema yakoze imwe mu nshingano y'ingenzi mu buzima, akora ubukwe asezerana na Janet Rwigema mu 1989. I give you this ring as a sign of our marriage with my body. I honor you. All that I am, I give to you, and all that I have, share with you, within the love of God, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. For marriage with my body, I honor you. All that I am, I give to you, and all that I have, share with you, with the love of God, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Nyuma yo gusezerana imbere y'Imana, abatumiwe banakiriwe mu ngoro y'umukuru w'igihugu ya Entebbe State House. Umushyitsi mukuru yari Perezida Yoweri Museveni. Nyuma y'umwaka umwe, Fred Gisa Rwigema yagizwe minisitiri wungirije w'ingabo za Uganda. Ibi ni ibintu byamuhaye amahirwe yo gutegura neza umugambi yari amaranye igihe kirekire wo kubohora u Rwanda, agacyura bene wabo b'Abanyarwanda bari bamaze igihe kinini mu buhungiro. Ku itariki ya 1 Ukwakira mu 1990, Rwigema niwe wari ku ruhembe rw'urugamba rwo kubohora u Rwanda. Gatarina Mukandirima, nyina wa Fred Gisa, ati bajya kujya mu ntambara ndabizi. Umunsi bagendeyeho n'isaha bagendeye yaje kudusezeraho. Ndamubaza, ndetse ubu ugiye he? Ati tugiye kurwana na Habyarimana, natwe dutaha iwacu. Ndaceceka, mbanza no guceceka. Agize ati wiceceka, mudusabire, tuzabonana namwe tubacyuye mutashye mugiye mu Rwanda. Tubasezeraho baragenda. Perezida Yoweri Museveni ati Fred Gisa yambwiye kenshi ko ari gushaka uko yacyura bene wabo, gusa yagabye igitero nta na kimwe mbiziho. He told me about trying to make contact and to organize so that they... Yambwiye ko ari kugenda avugisha abantu batandukanye kugira ngo bategure uko bataha mu mahoro.
ariko ntiyigeze ambwira ibyo kugaba ibitero ku Rwanda, ntiyigeze abimbwira, kandi ibyo ntibyanshimishije. What were your reaction when he told you about his... None se wabyakiriye ute akubwiye ko ashaka gucyura bene wabo ariko bitari ukugaba ibitero? That was all right. I had no problem with that one. If they had done it politically, if they had... In fact, that's what I advised him. I said, you organize politically. You go to the UN, you go to OAU. Kuri njye ibyo ntacyo byari bintwaye yaza kubikora mu buryo bwa politiki, kuko nkanjye nari kumugira inama nti bikore mu buryo bwa politiki, ujye muri Loni, ujye mu bumwe bw'Uburayi. Icyambere mubanze mwumvikanisha ikibazo cyanyu, kuko ikosa ryabaye ni uko umuryango mpuzamahanga bawuteye umugongo, ahubwo bagahita bagaba ibitero bya gisirikare. Ubundi imbaraga za gisirikare iba inzira yanyuma izindi zose zananiranye. Icyambere isi bigomba kumva ikibazo cyawe. Ubwo rero iryo ni ryo kosa bakoze, kandi noneho bakoresha nabi ibirindiro byacu hano, bagenda batangiza intambara nta myiteguro ihagije yabayeho. Ubundi akababaro kabo karumvikanaga, ariko nanone basuzuguye amategeko yacu, bakoresha ubutaka bwacu, bakoresha n'igisirikare cyacu. Because on the one hand we understood their frustration, but we also did not like their indiscipline, because this was indiscipline. You see, it was indiscipline to use our territory and use our army to start such a big operation. Nyuma y'umunsi umwe inkotanyi zigabye igitero cyo kubohora u Rwanda, Fred Gisa yatabarutse nyuma yo kurasirwa ku rugamba afite imyaka 33. Uwarindaga Fred Gisa wari ufite ipeti rya kapiteni icyo gihe aribuka uko byagenze Rwigema ubwo yaraswaga. Twaje tuva muri Uganda nyine Kampala itariki 30 z'ukwezi kwa 9 muri 1990. Twahagurutse nka saa 6 za nijoro. Urugendo ruhari rero kuvayo kugera inahangaha ni rurerure. Twageze hano ari mu gitondo, ari yo nyine itariki ya mbere. Leta Fande Fred yageze hano ku mupaka hano, uyu ni umupaka w'u Rwanda na Uganda. Uko twaje rero twaturutse muri ya muhanda uri munsi y'ya musozi ureba, uyu musozi ni Miramahiro. Turaza gutya ari hakurya niyo zo customs za Uganda. Hanyuma wamanuka agera hariho kaburimbo itangiriye, aho niho u Rwanda rutangiriye. Niho twasize imodoka turazamuka gutya n'amaguru kugeza igihe twagereye hari hageze imodoka twayisize hano inyuma, tuzamuka n'amaguru acumbika muri iriya nzu ureba idasakaye, irange rya risa n'iryavuyeho. Aho ngaho rero niho twaraye ijoro ry'itariki ya mbere. Hanyuma itariki ya kabiri nibwo twahavuye tujya nyine guhura n'abari baduteye, kuko bari bamenye ko twahageze mu Rwanda. Ubundi bari batarafominga za battalion neza, ariko kubera yuko abasirikare b'u Rwanda bari baje nyine nabo baje kureba icyabaye ku mupaka, bahise Leta Fande Fred yohereza force imwe na Leta Adamu ica inzira yo hasi y'igitaka, ica Nyabwishongwizi muri uruhande rw'iburyo. Hanyuma Leta Bunyenyezi nawe akomeza mu ruhande rw'ibumoso n'abandi basirikare, natwe dukomeza ya kaburimbo na Leta Fande Fred tugana Nyabwishongwizi. Muri iyi nzira turagenda duca munsi ya rutoki, niho twatangiye twurira uriya musozi wa Nyabwishongwizi nyine ureba, tuzamuka muri ako kayira ureba tugera hejuru hariya ku gati, niho twahagaze hejuru yaho. Aka gasozi turiho niko Nyabwishongwizi. Hanyuma hariya hepfo wareba n'Akagera, niko kagabanya u Rwanda na Tanzania. Niho abasirikare ba Leta Bunyenyezi bari aba Leta Adamu aho bari ubungubu ni nyuma y'umusozi ntiwababona. Hanyuma adui yaturutse muri kaburimbo hariya ureba hageze nk'inka hakurya mu ikona rya kabiri. Adui niwe yaturutse azana akajipe, ageze hano mu ikona rya kabiri, hano ureba hasi hageze nk'umugabo uri ku igare, niho yahagaritse akamodoka ke, natwe twari tumaze gutunguka inyuma hano ku musozi
aho turi bugere hano inyuma gatoya. Hano turi ni aho Adu yari ahagaze ajya kurasa nyine. Bareba kari hagati kari hejuru y'umusozi kari gatoya. N'ubu ngubu nuko cyakuze cyane, ubundi kari gatoya cyane, niho twari dutungutse. Adu yari hano abonye dutungutse ari hejuru ku gasozi, nibwo yarasaga ayo masasu nyine yarashe makeya, havuyemo rimwe ryafashe Letafande Fred. Letafande Fred yari yicaye kuri iryo buye, nuko Adu aturutse hakurya hariya aho nakweretse mu muhanda wa kaburimbo, nuko arahaguruka yavuze ko ati Adu yamekuja. Nicyo yavuze. Hanyuma intambara yatangiye, nuko atubonye Adu yatubonye hano ku musozi yarashe ayo masasu make nakubwiye. Rimwe niryo ryafashe Letafande Fred nkano mu gahanga. Nicyo kitwemeza yuko no kugira ngo tuvuge yuko atari twari target ya Adu, ni ukubera yuko nyine ryamufashe hano ku gahanga wenda kwegera ku musatsi, niryo sasu ryamufashe kubera yuko yari na muremure yadusumbaga, ariko kugira ngo yari yicaye ntago iryo sasu biba ryaramufashe, ko twese twari duhari ariko nta wundi muntu wigeze hakomerekera aho ngaho twari turi. Nuko amaje kuraswa twabonye ko yavuze ko ati Adu yamenipiga, noneho tubona acitse intege aricara hasi, turamufata twagerageje kumubaza icyo abaye ariko ntiyashoboye kuvuga irindi jambo. Naho ngaho nicyo jambo yavuze ryonyine mu byerekeye ibyo mwambazaga ko yaravuze. Twarababaye, tuhita tuva ku gasozi twari turiho, turamuterura duhamagara abaganga, ariko aho bagiriye kuhagera basanze nyine yapfuye. Nuko twahamaze umunsi, twaramanutse tujya hepfo, ariko ubwo intambara yo ntabwo yahagaze, yarakomeje kuko n'abandi basirikare ntabwo bari babizi. Dukomeza no kubihisha kugeza igihe nyine abakuru bacu baje kubibwira abasirikare bose, kuko nta muntu wari ubizi. Njyewe icyo navuga kuri Letafande Fred, njyewe nari umwe mu biba bodyguard be, ariko nari maranye nawe igihe, nta kibazo najyaga mubonaho, nubwo yari cyongozi wacu bwose twamufataga nka mukuru wacu kandi akaba anatuyobora. Tugeze mu Rwanda rero cyatubabaje cyane, twari tururayemo rimwe itariki ya 2 nyine ubwo yapfaga, nta kintu yatubwiye, nta n'icyo yabwiye abandi basirikare twari twazanye mu Rwanda. Njyewe amagambo navuga nsezerera kuri Letafande Fred nuko Imana yamuha iruhuko ridashira, nibyo navuga gusa, nta kindi nasubiza. Nyuma yo kuraswa urupfu rwa Rwigema rwabanje guhishwa, Honorable Tito Rutaremara ati hari impamvu twabanje guhisha urupfu rwe. Buriya yarapfuye turabihisha kugira ngo n'abantu bo hanze be kubimenya, n'abantu be kubimenya ngo bitatera. Urumva umuntu apfuye ku munsi wa mbere cyajya gutera ikibazo. Mbese n'abantu no kubura uko wabivuga, birahishwa biguma aho ngaho. Noneho ndi Burayi, Perezida Kagame ntiyari perezida icyo gihe, yari majoro, none arantera, ariko niwe wari utangiye kuyobora ingabo. Arambwira rero ati urupfu rwa Fred Rwigema n'urwa Majoro Bayingana na Majoro Bunyenyezi. Fred Rwigema yari General Majoro, n'urwa Majoro Bayingana n'urwa Majoro Bunyenyezi. Ati urupfu nako yarambwiye ati urupfu rwa Fred Rwigema Museveni yabibwiye mu kabineti. Mu kabineti yo Museveni bamubwira ngo ariko bari abantu bagiye mu Rwanda baracyabaho. Ndaterumwe ati barashize, ati Fred Rwigema yarapfuye. Fred Rwigema bari bamuze banamukunda, buriya niwe warwanye intambara yabo, niwe wayiyoboye kugeza gutsinda. Noneho bumva byasohotse, barambwira bati nyamuneka ejo urebe kubishyira mu media naho utabitatsusabuka nka za rimere. Nuko nabyanonsinze urupfu rwa Fred Rwigema n'urwa Majoro Bayingana na Majoro Bunyenyezi. Nyuma yo kumenya urupfu rwa Rwigema, birumvikana ko byari amarira n'agahinda mu muryango we ndetse no mu bandi banyarwanda b'impunzi bari baratangiye kugira icyizere
ko bagiye gutahuka mu rwababyaye nyuma y'imyaka myinshi bararwirukanywemo. Nyina wa Fred Gisa Rwigema ati twasenze Imana urugamba yatangije ruzakomeze dutahe iwacu. Umuntu ajya kurwana yiteguye gupfa cyangwa gukira, kuko ari twarwaniraga ngo dutahe nabo batahe iwabo ngo bo kuzahera mu mahanga. Navuze ngo nibyo Imana imuha iruhuko ridashira, nanjye mbikomeza mvuga ngo cyokora Imana idufashe urugamba yatangiye kururwana rwo kudasubira inyuma, tuzatahe iwacu u Rwanda. Fred Gisa Rwigema yashakanye na Jeannette Rwigema, amusigira abana babiri aribo Eric Gisa Rwigema na Teta Gisa Rwigema. Inkuru nayimenye nijoro, nayimenye nijoro. Haje mama we na mushiki we witwa Jacqueline na Gregory na madamu we n'undi mugabo witwa Mutenda. Nkibabona gutya ndababwira nti nabimenye nti niki, ko nabonaga batabababaye. Perezida Paul Kagame wari muri Amerika mu masomo ya gisirikare icyo gihe yibuka uko byagenze ajya kumenya inkuru y'incamugongo y'urupfu rwa Rwigema. Even before I was directly told about what happened, I had a feeling something had gone wrong. This feeling came to me, and I even talked to some of my friends that I was feeling uncomfortable, that something had gone amiss, something had gone wrong. This was in my feelings, first of all. Secondly, it was in my judgment about what was going on the ground that I was receiving from the news about what was. I could detect there was something wrong. I had dreamt. I used it to dream. I didn't want to say I was feeling. I just said I had dreamt that even Fred had died. But this was just a feeling. There was something in me that something had gone wrong with Fred. Then I think it was on the 7th day when I actually got to know from someone that something had gone wrong. And this was after I had this feeling. I called somebody in Kampala and told him to go straight to Kagitumba and follow through wherever they are, to go and make sure he sees Fred himself, talk to him, and then this person should come back to me and tell me that he has seen Fred, not that he has heard from him through some other person or something. The first day he did not succeed. Mbere nabanje kwiyumvamo ko hari ibitagenze neza, kuko nabyiyumvagamo, ndetse mbwira zimwe mu nshuti zanjye nti hari ibintu numva bitari kugenda neza. Icyambere nabyiyumvagamo, ariko nkanabyiyumvisha no mu ntekerezo zanjye, nibaza uko ku rugamba ibintu bimeze, ngendeye ku byo nasomaga no mu bitangazamakuru. Hari n'ibyanziraga mu nzozi bimbwira ko Fred yapfuye. Hari ikintu niyumvagamo ko Fred bitamugendekeye neza. Byari nko ku munsi wa 7 umuntu ambwira ko Fred bitamugendekeye neza, kuko icyo gihe ngira ibyiyumvo ko hari ibitagenze neza. Nahamagaye umuntu wari i Kampala, ndamubwira nti genda Kagitumba aho bari uvugane na Fred mbona nkubone, undi ugaruka umbwire ko mwabonanye, nta kuvuga ngo yabibwiwe n'abandi. Ku munsi wa 5 nibwo namwohereje nti ugenda ubonane. Ntekereza ko icyo gihe abantu babanje no guhisha amakuru, bamubwira ko Fred yagiye ahantu ku rugamba. Icyo gihe iyo nshuti yanjye igaruka itamubonye, irampamagara kuri telefone irambwira iti Fred ni muzima, yagiye ku rugamba. Ariko sinanyurwa, ndavuga nti subirayo ugenda uvugane na nyakwigendera Meja Bayingana na nyakwigendera Meja Bunyenyezi, ubabwira uti ninjye ukohereje, gumpa amakuru ya nyayo, kuko nashakaga kumenya niba koko akiriho, kuko hari ibyiyumvo byambwiraga ko atakiriho. Ubu mvuga iyi nkuru abantu bashobora kutumva uko byari bimeze, ariko nuko byari bimeze. Hanyuma iyo nshuti yanjye yongera gusubirayo iryo joro, nanone ntiyabasha kubona uko ikomeza inzira aho yagombaga guhurira na Fred, kugeza ubwo hari mugenzi we wari ufite amakuru aramubwira ati Fred yarapfuye, ariko biceceke. Ubundi arampamagara arambwira ati Fred yarapfuye. Ndamaza nti se yishwe n'iki? Ndasubiza ko ntabyo azi, kuko n'uwabimubwiye ntiyashatse kugira byinshi avuga.
ubwo nibwo nahise nemeza ko ibyiyumvo byanjye byari byo, kuko n'ubu tuvugana uko niyumvaga sinigeze mbibwira n'umugore wanjye. Icyo gihe nahise ntangira kwitegura ngo mpagarike amasomo, mbwira abari abayobozi b'ishuri nigagaho nti sinshoboye gukomeza amasomo, bityo mfata umwanya ntegura ibintu byose ku buryo ntashakaga kugira ibibazo nsiga inyuma. had already started winding up. I had already told the commanders of the college that I wasn't going to continue the course and that I wanted to go back. I told them right on the first day. And so I was busy packing, handing over things. I wanted to leave after handing over everything. I didn't want to leave any debts, anything behind at the college. So I took my time to pack my things and leave the college. Brigadier Shefari wiganye na Fred Gisa ati nkimenya amakuru y'urupfu rwe navuze ko abanyarwanda batakaje intwari yagombaga gushyira hamwe abanyarwanda ikabunga bakabumwe. When I got the news of his death, then I knew the Rwandan people had lost a very dear leader, someone who could unite and keep the society disciplined. I even believe it now, but that is how I got it. It was a shock, first of all. Secondly, I knew the people had lost a person who could unite people more and who was a strict disciplinarian. Honorable Tito Rutaremara nawe yunga mu rya Brigadier Shefari ati Fred Rwigema yari azi guhuza abantu kandi akabubakamo icyizere. Ubasanga azi guhuza abantu, kubashyira hamwe, ukabona akunzwe n'abantu benshi, cyane cyane akunzwe n'abasirikare kandi bamwizeye. Cyane kimwe ko basanga baha icyizere umuri iruhande akumva yuko ari iruhande rw'umuntu ushoboye, aho yamubwira ati jya hanga akabona yahajya ari ntacyo yikanga. Icyo nta wundi muntu wari ugifite mu twari turi hamwe bose. Ikindi basanga afite nuko mu ngorane twagiraga yamenya kuzidukuramo. Nzi ko twanagize nk'ebyiri nini mu muryango, ariko niwe washoboye kuzidukuramo. Hari izo twagize muri executive committee y'umuryango. Nyuma y'itabaruka rya Fred Gisa Rwigema yasimbuwe ku buyobozi bw'ingabo za RPA na Paul Kagame, ayobora urugamba kugeza ku ntsinzi y'itariki enye Nyakanga mu 1994, ari nabwo inkotanyi zahagaritse jenoside yakorerwaga abatutsi. Major General Fred Gisa Rwigema yubashywe nk'imwe mu ntwari zikomeye z'igihugu, umubiri we ukaba uruhukiye mu irimbi ry'intwari i Remera mu mujyi wa Kigali hafi ya Stade Amahoro.